Ese koko intege nke zishobora kubera imbaraga nyirazo? Mu gice cya mbere twabonye ukuntu Kim atazirikanye Ray mu masengesho. Muri iki gice cya kabiri tugiye kubanza twibaza iki kibazo. Mu by'ukuri buri wese agira intege nke, ariko akagira n'uruhande afitemo imbaraga nyinshi. Guhindura intege nke zacu bishobora kuba imbaraga zo kugera ku mutsindo. Iyi nkuru iteye imbaraga umugabo witwa Kim wahinduye intege nke ze imbaraga kandi atabizi. Kim wari umukene yabuze ukuboko kwe kw'imoso mu mpanuka ikomeye ubwo yavaga ku nyanja ndetse n'umugore we batashye. Ababyeyi ba Kim bamubonye ntabwo babashije kubyihanganira. Bakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo baturishe Kim. Ariko Kim ntabwo yigeze atuza. Ababyeyi bashakishije uburyo bwose bakoresha kugira ngo babone Kim atuje. Bibutse ko akiri muto yakundaga umukino witwa judo, mu yandi magambo witwa karate. Baravuga bati uyu mwana noneho reka tumujyane muri uyu mukino, ahari araza kwishima. Mu bwana bwa Kim yahoraga yifuza uwo mukino ko yazajya kuwiga akazawukina, kuko byaramushimishaga cyane. Abantu bose bibazaga ukuntu umuntu ufite ukuboko kumwe ashobora kwiga uwo mukino wa judo. Ariko umutoza yamwakiranye ibyishimo atangira kumutoza. Kim nawe yatangiye imyitozo mu gihe cy'amezi 8 yose akora gusa umukino umwe w'ipfundo rya judo. Akitozanya imbaraga, yitoza amezi yose asubiramo uwo mukino umwe gusa. Buhoro buhoro Kim wa mukino yatangiye kumenya ku rwego rwo hejuru. Mu by'ukuri Kim ntabwo yigeze acika intege ko afite ukuboko kumwe, ko atazabasha gukina uwo mukino. Gusa uko agenda awumenyera nuko atangira kuwukora, akagenda ababara rimwe na rimwe, yibaza impamvu umutoza amukinisha umukino umwe gusa. Ariko ntiyigeze avuga amagambo menshi. Kim yaje kumenyera wa mukino ndetse ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta wundi washoboraga kumurusha kuwukora neza. Umutoza yahisemo kumujyana mu marushanwa ya judo ku rwego rw'igihugu, kuko yari amaze kuwumenyera koko. Ariko bose bakabaseka pe, bagaseka Kim, bagaseka umutoza, bibaza bati ni gute kuntu umuntu ufite ukuboko kumwe ashobora kujya gukina amarushanwa ndetse ku rwego rw'igihugu. Gusa Kim ubwe rimwe na rimwe agashidikanya. Ariko ku gitangaza cy'Imana, ku bamusekaga, Kim yatangiye akina neza, aho yatsinze abakinnyi 6 bari bahanganye nawe akoresheje umukino umwe gusa. Yagiye yinjira mu byiciro bikomeye kugeza aho ageze muri kimwe cya kabiri cy'irushanwa yari arimo gukina. Kimwe cya kabiri yagikinnye neza, agikinana imbaraga nyinshi, naho aratsinda. Gutsinda kimwe cya kabiri byari ibitangaza kuri bose pe, yewe uretse no ku bandi, haba no ku mutoza ndetse no kuri Kim, byari bikomeye. Kim yiteguye umukino wa nyuma abifashijwemo n'umutoza we. Hanyuma umukino wa nyuma igihe kigeze uratangira. Gusa uwo bari bahanganye ku mukino wa nyuma uhanganye na Kim yari afite imbaraga nyinshi cyane, bityo Kim akabura uko amutsinda.
Umukino ubwo wari wamaze gutangira, umusifuzi yahagaritse umukino, atinya ko uwo bahanganye ashobora kumugirira nabi kuko yamurushaga imbaraga. Yafashe ikiruhuko maze aganira n'umutoza wa Kimu kugira ngo bahagarike umukino, bemeze ko uwo bahanganye ari we wegukanye igikombe. Na Kimu nawe yishime ko yageze ku mukino ndetse n'umukino wa nyuma. Abiganirije umutoza wa Kimu, umutoza yahise abyanga. Yamusabye ko umukino wakomeza, Kimu agakomeza akawukina. Umutoza wa Kimu yaramuganirije, amubwira ko bishoboka gutsinda uwo mukino. Kimu yasubiye mu kibuga, akomeza gukina, hanyuma yongera imbaraga nyinshi. Birangira wa mukino Kimu awutsinze, anegukana igikombe. Mu by'ukuri yarahabaye intwari cyane. Kimu yatangajwe n'uburyo yatsinze amarushanwa yose akoresheje umukino umwe gusa. Umutoza we aramubwira ati, mwana wanjye, wize umukino ukomeye kurusha iyindi muri judo. Umukino bake cyane bamenya kuwukoresha kandi neza. Kugira ngo uwo bahanganya gutsinde, agomba gufata ukuboko kwawe kw'imoso. Ibi nibyo byabaye ibanga ry'intsinzi yawe, nubwo nabonaga ko utarabibona. Ari nayo mpamvu numvaga ko uko byagenda kose uyu mukino uzawutsinda. Niba uyu mwana yarahinduye intege nke ze arizo kubura ukuboko kw'imoso, ikaba intsinzi ikomeye mu buzima bwe, kuko natwe tutabishobora, wasanga ibyo bakubwira ko ari inenge byavamo umutsindo. Wasanga ko ibyo ukunda gutoterezwa wabikuramo inkoni y'urumuri. Nshuti bavandimwe, duhurire ku gice cya gatatu turebe uko Kimu yabanye n'umugore we mu buzima butangaje nyuma y'ubwareyi ndetse no gutsinda uyu mukino wari umukomereye cyane.